Niyongere haba namwe wowe wemeye kuduha umwanya wawe. Uyu ni umwanya twariye ubusobanuro bw'amazina. Umunsi twaba tugiye gusobanura amazina atatu: Kelly, Ben Theodore ndetse na Shafi. Nk'uko mwakomeje kugenda mubidusaba, niba nawe hari izina nifuza ko twazagusobanura uryandike muri comment. Mwibutsa ko Yerisi Media TV ngiye kugezaho ikiganiro nkaba nitwa Shyaka Achille. Duhereye ku izina Kelly, ni izina rikomoka mu Cyongereza, rifite inkomoko mu rurimi rw'iki-Irish. Kelly risobanura intwari, umunyembaraga cyangwa umuntu w'intambara, warriors. Rikomoka ku izina Osiala cyangwa intambara cyangwa ubutware. Rigaragaza umuntu ufite imbaraga, wiyemeje kandi udatinya guhangana n'ibibazo. Rishobora guhabwa abahungu n'abakobwa, ariko rikunze gukoreshwa cyane ku bakobwa. Ni izina rifite igitekerezo cy'ubutwari, imbaraga n'icyizere. Rero witwa rino zina nizere guterwa ishema n'izina witwa. Izina rya kabiri ni izina Ben Theodore. Ben Theodore rigizwe n'amazina abiri, buri rimwe rifite igisobanuro cyihariye. Duhereye ku izina Ben, ni izina rigufi rikomoka ku mazina nka Benjamin cyangwa Benedict. Umwana rikaba risobanura umwana w'umugabo iyo riturutse kuri Benjamin, cyangwa uwahawe umugisha iyo riturutse kuri Benedict. Theodore rikomoka ku kigereki Theodorius, risobanura impano y'Imana, gift of the gods. Ushobora kubisobanura Ben Theodore ushobora kubisobanura umwana wahawe umugisha, impano y'Imana, cyangwa umwana ufatwa n'Imana iva ku Mana. Izina rihuza umugisha, urukundo n'agaciro k'umuntu. Rigaragaza umuntu ufatwa nk'uw'agaciro kanini mu buzima bw'abamukunda. Ni izina ryiza cyane rifite igitekerezo cy'umugisha n'impano y'Imana. Izina rya gatatu, ngusaba gukanda subscribe. Niba nawe ufite ikibazo cyangwa izina wifuza ko twaza gusobanura uryandike muri comment. Nkomeza kwibutsa ko Yerisi Media TV canigeze kugezaho ibiganiro byinshi by'ikoranabuhanga, ubumenyi, umuziki ndetse n'utundi. Izina Shafi ni izina rigezweho, modern name, rikunze gukoreshwa cyane mu rubyiruko kandi rifite inkomoko itazwi neza, kimwe n'amazina ya kera, ariko rifitanye isano n'andi mazina azwi. Shafi rifatwa nk'izina rifite igisobanuro cy'ubwiza, ubwitonzi n'akanyamuneza. Rikunze gukoreshwa ku bantu bagaragaza style nziza n'icyizere. Izina Shafi rishobora kuba ryarakomotse ku izina nka Shafi, Shafiya cyangwa Sofiya, bitewe n'aho rikoreshwa. Mu ndimi zimwe nk'Icyarabu, amazina asa nayo ashobora gusobanura usukuye cyangwa utoranyijwe. Rigaragaza umuntu ufite crème, akundwa n'abandi kandi ugaragara neza mu maso y'abantu. Izina rishobora gukoreshwa ku bahungu cyangwa abakobwa, ariko rikunze kugaragara ku bakobwa. Ni izina rigezweho rifite vibe, cool style n'icyizere. Niba wishimiye amasobanuro bw'iri zina, cyangwa nawe hari izina wifuza ko twaza gusobanura, twandikire muri comment. Muntu wakunze ikiganiro cyacu, please sharinga ino video yacu igere ku bantu uzi bitwa ano mazina. Yerisi Media TV, tubone gusobanura amazina ubutaha. Bye bye guys. Nizere ko buri muntu wese watwandikiye izina muri comment abona isobanuro cy'izina rye. Nagira ikibazo rwose tuzagenda tuyasobanura yose uko mwagiye muyaduha, ndetse n'abandi mufite ikibazo mujye muri comment mutwandikira amazina yanyu twazabasobanurira, kandi mukagende mudakanze subscribe, like na share ndetse na comment, na mwanyuzwe n'ibiganiro byacu. Tubone ubutaha. Ciao.